Inshuti bakundwa muraho, muri uyu mwanya turagira ngo tubagezeho ingingo ivuga kumva neza umuntu ukubwira. Kumva neza tugiye kubyerekana mu ngingo zirindwi zigaragaza uburyo ki umuntu yakumva neza uri kumubwira. Ingingo ya mbere ni ukureba mu maso y'umuntu ukubwira. Iyo umuntu areba mu maso he bigaragaza ko umwitayeho. Ingingo ya kabiri ni uguhindura inyifato, nk'igihe wahengeka umusaya, igihe wamwegereza amatwi, bikagaragara neza ko umwitayeho, ushaka ko wumva ibyo avuga byose. Ingingo ya gatatu ni ugukora ibimenyetso byerekana ko uri kumva, kuko waba wagira icya umutwe ukawuzamura no kumanura, byerekana ko umukurikirana ukoresha ibimenyetso by'umubiri bigaragaza ko umukurikirana. Ingingo ya kane ni ukugenda ushyiramo interuro ngufi zimeze nk'inyikirizo, uti nibyo pe, rwose pe, birumvikana. Ingingo ya gatanu ni ukubaza utubazo twiza duhuye n'umurongo muriho, kuko bavuga burya se, nuko bimeze se, ese bikagaragara ko umuntu umukurikiranye kandi umwitayeho, umuha imbaraga zo kugira ngo akomeze kubwira. Ingingo ya gatandatu iravuze ngo ntukamuke mu ijambo igihe akikubwira, kuko iyo dusoma muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani, imigani 8 umurongo wa 18 handitswe ngo mwirinde uko mwumva. Naho nanone igice cya 18 umurongo wa 13 aho baravuze ngo usubiza bakimubwira bagaragaje ushize bw'isoni. Noneho ingingo ya karindwi rero ya nyuma, ngo n'igihe arangije kukubwira uje utegereza amasegonda nka 30 kugira ngo koko bitagaragara ko ugiye agira cyo kubwira. Mu gitabo cya Luka 8:18 handitswe ngo nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa n'udafite akazakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Noneho no mu migani 18 umurongo wa 13 naho handitswe ngo usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Izi ngingo uko ari zirindwi tubaze kubabwira mwayisanga mu gitabo cyitwa Vive Communique, tugenekereje ni ukubaho uzi no gushyikirana n'abandi, cyanditswe n'uwitwa Nancy Van Pelt. Imana ibanama.